Muraho bantu bakurikira Yes TV Rwanda, ndabashimira cyane kubwo gukomeza kudukurikira no kudushyigikira uru rubuga. Uyu munsi turaganira ku mpamvu 10 zatumye igiciro cya Pi Network kigwa hasi nyuma yo gufungura Open Mainnet. Ndabashimira cyane abantu mwese mukurikira Yes TV Rwanda, by'umwihariko abantu bose bakanze subscribe, kandi ngashimira n'umuntu wese wumva video akayirangiza agakanda like, agakora muri comment, akaduha igitekerezo, inyunganizi, akanenga, agashima. Muri abantu b'ingenzi cyane, kambabwira ati muri abaterankunga bakomeye b'iyi channel. Niyo mpamvu natwe tuzakomeza kubaha amakuru atandukanye, amakuru meza atariho ivumbi, ajyanye n'ubukungu, by'umwihariko turi mu isi ya cryptocurrency. Niyo mpamvu tugomba kwiga cryptocurrency. Nyamuneka abantu bazi ibintu bya cryptocurrency zirimo amafaranga, ariko nanone zirimo n'ibihombo. Uko amafaranga aba menshi ni nako ibihombo biba byinshi, ariko ibyo byose tuba tugomba kubyitega, kuko no mu buzima busanzwe iyo hari ikintu cyiza haba hari n'ikibi kiba kiri hafi aho ngaho. Ibyo ni ibintu tugomba kumenyera. Niyo mpamvu rero tugomba kwiga ikintu bita cryptocurrency na forex trading. Byose dushaka kubitegura tukajya tubyigisha kuri no channel, tugatumira abahanga nabo bakaduha ubumenyi. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe, kuko ubu ngubu turi gushaka ibyiza, turi gutegura ibyiza kugira ngo turebe ko twashyigikirana twese tukaba twatera imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niyo mpamvu ugomba kubana natwe. Niba utarakanda subscribe ugomba kuyikanda, kuko ni byiza, bigufitiye umumaro, nanjye bimfitiye umumaro. Ino channel ibi yanjye, ibi yawe, ibi ya mugenzi wawe. Niba hari video dukoze ukabona iragushimishije kandi ukabona hari icyo yafasha mugenzi wawe, wayimusharinga nawe akagira icyo yunguka, akagira ubundi bumenyi yunguka cyane. Mu minsi itaha tugiye kujya dushyicishaho amasomo. Tuzahera ku isomo A Z, tuzamure mpaka ku buryo tugomba kwiga icyo bita full forex trading. Ku muntu wakanze subscribe, ndizera ko utazicuza kubana natwe kuri no channel. Ndabashimiye cyane. Reka dutangire rero turebe impamvu 10 zatumye zatumye Pi Network igiciro cyayo kigwa, nk'uko ababibonye kuri chat ku mbuga babibonye babikurikiranye. Pi Network yafunguye ifite agaciro k'amadolari 2, ariko mu gihe gito cyane yahise imanuka iragenda igera muri 0.00 ewana, kuko ni ibintu biteye ubwoba. Ibintu twari twiteze twese sibyo twabonye, nta nubwo ari nabyo twakiriye. Murabizi ko abenshi babaraga mu madolari 300,000, ariko ibyabaye ni agahomamunwa. Ariko nzabakorana n'indi video igaragaza icyo tugomba kwitega, nanabagira inama y'uko umuntu uzi ubwenge atagomba kugurisha payi ziwe, atagomba kuzitanga, agomba kuzigumana. Nzabategura ino video y'impamvu utagomba gutanga payi zawe, kuko ni umutungo ukomeye. Kuko niba yaraguye ntabwo bivuze yuko izahama hasi, ahubwo izazamuka kuko iri kwitabirwa cyane. So icyo ntabwo cyo tugambiriye, ariko nabyo tuzabiganiraho. Twebwe reka turebe icy'ingenzi nyamukuru cyatumye Pi Network igwa hasi. Ikintu cya mbere twavuga, habayeho kutagira ubucuruzi bukomeye. Icyo twavuga, iyo urwego rw'abifuza kugura Pi ruri hasi kurusha abashaka kuyigurisha, igiciro cyahise kigwa. Ubwo Pi yinjiye ku isoko, abantu benshi
bashakaga kuyigurisha ariko ubusabe bw'abaguzi ntibwari bwinshi bituma igiciro kigabanyuka cyane. Ngira ngo aho murabyumvishe, ni ukuvuga ngo abantu bacuruza kiripito bo barabyumva, ni ukuvuga ngo iyo abagurisha ari benshi abaguzi ari bakeya, icyo gihe igiciro kiramanuka kuko ku yandi makiripito byose turabimenyereye. Ikindi cya kabiri twabasobanurira neza ni uko payi ntabwo iraba furu openi. Mubyumve neza, ntabwo iraba furu openi, nubwo bigaragara ko yafunguwe ariko ntabwo iraba furu openi. Nubwo payi yinjiye muri openi mayineti, hari impamvu nyinshi itarabasha gukoreshwa nk'izindi kiripito karensi. Urugero, hari abagifite payi zabo zifunze kubera ko KYC, kuba abantu badafite ubushobozi bwo kuyakoresha neza byatumye idahita igira agaciro kanini. Ni ukuvuga ngo nubwo yabaye openi ariko ntabwo hari abantu benshi zigifunze kubera yuko ntabwo KYC biragenda neza, ntabwo bari bayuzuza, byatumye igiciro cyayo gihita kigwa hasi. Icya gatatu, payi netiwaka, icya gatatu twavuga ni ugukemangwa ku bunyangamugayo bwa payi. Ni ukuvuga ngo hari abantu batizeye neza niba payi izagira agaciro nk'uko ababishinzwe kuyiteza imbere babivuga. Iyo abantu badashishikajwe no kugura, igiciro kiragwa kuko abari bafite payi bihutira kugurisha. Ntabwo abantu bigeze bagura kubera ko ntabwo bizeye neza niba iyo payi izagira agaciro kanini cyane. Icya kane, kiripito karensi iyo ifite imikoreshereze myinshi igiciro cyayo kirazamuka. Payi ifite maketi purayisi n'imiryango itandukanye iyemera, ariko ntabwo iragera ku rwego rwo kuba yakoreshwa ku bwinshi. Niyo mpamvu ugomba kubika payi yawe. Ngira ngo urabyumvise neza. Icya gatanu, hari abantu bamaze igihe bacukura bamayininga payi batekereje igihe bazayigurishirizaho. Iyo igihe kigeze abantu benshi bahise bayigurisha icyarimwe, igiciro kiragwa kubera ubwiyongere bw'utayifite ku isoko. Icya gatandatu, ubundi kiripito karensi igira agaciro iyo ibigo binini biyishoyeho. Ntabwo urabona amabanki cyangwa ibigo bikomeye byemera payi nk'uburyo bwemewe bwo kuyishyurana, bituma ifite agaciro gatoya. Ni ukuvuga ngo igihe amabanki atashyizemo imari ngo ashyiremo amafaranga, payi ntabwo ishobora kuzamuka kubera ko ntabwo barayemera neza, nyine biracyari mu rujijo. Niyo mpamvu ugomba kubika payi zawe. Icya karindwi, nubwo payi yafunguwe kuri mayineti, ntabwo irashyirwa ku masoko nka Binance, Coinbase cyangwa Kraken. Ibi bituma igiciro cyayo kiguma hasi kuko abayishoramo amafaranga ari bake. Icya gatandatu, payi yacukuwe igihe kirekire n'abantu benshi ku isi. Iyo kiripito karensi ifite abantu benshi bayicukura, bigira ingaruka ku giciro cyayo kuko iba ifite ubwiyongere ku isoko. Guys, niba utarakanda subscribe, nagusaba gukanda subscribe, ugakora no ku nzogera. Ni ibintu byoroshye cyane, nta mbaraga bisaba, bisaba kubyumva gusa kandi no kumva ibyo ndi kuvuga. Niba wenda hari ikintu cyangwa se hari amakuru ukuyemo, biroroshye kuba wakanda subscribe rwose, ugakora no ku nzogera. Icya cyenda, nubwo hari abakurikiranira hafi payi netiwaka, ntabwo iramenyekana cyane nk'izindi kiripito karensi.
nk'izo twabonye zibona igiciro kinini mu gihe gito. Iyo abantu batazi akamaro k'iyo kiripito ntibayishoramo amafaranga, bityo igiciro ngo kizamuke. Ni ukuvuga ngo itashoyemo amafaranga ntabwo igiciro gishobora kuzamuka, kandi murabizi ko ikintu gishyashya abantu benshi babanza kwitonda. Niyo mpamvu rero havutsemo kiriya kibazo, niyo mpamvu rero kiripito yahise igwa nyine payi. Ariko mbagira inama, nongera mbagira inama, mwisonza, mugabanye inzara, murindire payi zanyu, murindire payi zanyu zizagira agaciro. Kandi nagiye mbaha n'urugero rwa bitikoyini ku bantu basobanukiwe ibintu bya kiripito. Bitikoyini murabizi ko yatangiye iri kuri 0.000 niba ari 50 maho ngaho, ariko ubu tuvugana iri ku gaciro k'ibihumbi 100 by'idolari. Mu minsi yashize bwo byari byanazamutse. Guys, ni iki mutumva? Urwo ni urugero rwiza, kandi abayitanye nabo bayimayininze ku buntu, nayo yari ubuntu rwose. Mutagira ngo ntabwo ari imitwe, payi netiwaka ntabwo ari imitwe, ni ibya nyabyo dushingiye ku bindi bimenyetso. Icya cumi rero, iyo kiripito karensi nshya igiye ku isoko, bigira igihe kugira ngo isoko rimenye agaciro kayo nyako. Uko iminsi igenda ishira, abantu batangira kuyikoresha bagashishoza ku gaciro kayo, ari nako igiciro cyayo kigenda gihinduka bitewe n'uko isoko riyakira. Ubusanzwe igiciro cyose cy'ifaranga rya kiripito karensi gishingira ku isoko, icyo twakwita sapurayi cyangwa se dimande. Payi iracyari mu cyiciro cyo gutangira kwigaragaza, kandi ibyo bikunze gutuma igiciro kigabanuka mbere y'uko izahuka mu gihe kizaza. Niyo mpamvu rero nyine nk'uko nkomeje kubabwira, soza nanabibabwira, guys, inshuti zanjye, payi zanyu nimuzireke, ahubwo mukomeze mu mayininge kuko biri gukunda, kandi naho bidashoboka nabyo tuzareba impamvu bidakunda. Murakoze cyane kubwo gukomeza gukurikirana umuryango wa YesTV Rwanda. Mukomeze mudukurikirane, muduhe ibitekerezo, kandi niba hari icyo mushaka no kudusobanuza neza, mwabidusaba mu bitekerezo. Murakarama, Imana ibahe umugisha, tubane muri video zitaha. Ndabakunda cyane. Umuntu wese tugezanyije ku musozo w'iyi video, reka nkubwire ati uri umuntu w'intwari, uri umuntu w'ingenzi cyane, uri umuterankunga ukomeye. Ciao ciao, Imana ibahezagire.